kimwe mu bintu abizera bakunze kujyaho impaka cyane ndetse kenshi ugasanga bibazaniye no gucikamo ibice ni ibijyanye na mwuka wera. Pawulo iyo yandikira itorero ry'i Korinto mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 12 arababwira ngo ibyerekeye impano z'umwuka wera sinshaka ko mutabimenya. Mbese wowe ibijyanye na mwuka wera umva bisobanukiwe bingana iki? Muri iyi nyigisho turaza gusubiza ibibazo bitatu by'ibanze kuri mwuka wera. Ikibazo cya mbere turaza kureba ese mwuka wera ninde. Ikibazo cya kabiri turaza noneho kureba ese kuzuzwa mwuka wera byo bishatse kuvuga iki. Hanyuma ikibazo cya gatatu turaza gusoza tureba ese kuki nk'abizera dukeneye kuzuzwa mwuka wera. Turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 13. Muraho neza, ikaze kuri KGC Devotions. Niba ari ubwa mbere, yewe nitwa Johnny. KGC Devotion nayo ni urubuga ducishaho inyigisho za Bibiliya, aho dufata umwanya wo gusoma no kumva ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo rivuga. Ntabwo tugarukira kandi kugusoma gusa no kumva, ahubwo dufata n'umwanya wo kwiga ngo dusobanukirwe ese ibyo dusoma bihuriye hehe natwe. Ntabwo kandi tugarukira ku kubyumva no kubimenya gusa, ahubwo dufata n'umwanya wo kubitekerezaho ngo tumenye ni gute twabishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba rero ari ubwa mbere rwose ni karibu, kandi ntibibagirwe gukanda subscribe na notification kugira ngo tujye dukomeza kubana muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Turi rero mu ruhererekane rw'inyigisho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'icya 2. Mu ruhererekane twise ngo imibereho y'itorero rya mbere. Birumvikana iyo wiga imibereho y'itorero rya mbere ni amateka, ni ibintu byabaye byarangiye. Ntabwo rero tugarukira gusa ku kubireba nk'amateka, ahubwo muri aya mateka tuvomamo amahame akwiye kugenga imibereho y'itorero rizima. Iyi rero ni inyigisho ya 3 muri urwo ruhererekane. Mu nyigisho zabanje twabonye ukuntu Yesu mbere yo gusubira mu ijuru yategetse abigishwa be kutava i Yerusalemu kugeza bahawe ibyo Data yasezeranije. Bibiliya dusobanura neza ibyo Data yasezeranije ko ari umwuka wera. Ababigishwa bagombaga kubatizwa mu mwuka wera. Mu nyigisho iheruka rero twabonye ukuntu aba bavandimwe bumviye ibyo Yesu yabategetse, koko baguma i Yerusalemu bategereje. Twabonye ubuzima bwabo muri icyo gihe bari bategereje. Uyu munsi rero tugeze ahantu heza cyane, bya bindi bari bategereje noneho byasohoye. Turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Turaza kureba kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 13. Umurongo wa mbere Bibiliya tubwira ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 3 hari ukuntu byoroshye, kubera ko ni ku munsi wa Pentekote. Iby'umunsi wa Pentekote twarabibonye mu nyigisho iheruka. Babaraga iminsi 50 uhereye kuri Pasika. Hanyuma ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima, ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. Umuriri ni ijwi, sound, ariko ryajwi ryo gusuma cyangwa se apana ijwi nk'iri ryanjye. Ijwi ry'urusaku nko gusuma, Bibiliya kuvuga ngo umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Kwa kundi umuyaga uhuha wumva gusuma kwawo cyangwa se guhuha kwawo, reka byite guto. Ngo hanyuma haboneka indimi zigabanije, ururimi rujya kuri buri muntu. Urumva ni ibintu bigaragara nuko byagenze. Ikibazo kiza iyo tugeze ku murongo wa 4 ngo bose buzuzwa umwuka wera. Wakwibaza
kuzuzwa mwuka wera ni iki? Tutaragera kumwuzuzwa se mwuka wera we ninde? Ni iki kiri kuba? Kuko hano Luka ntabwo adusobanurira mwuka wera uwo ari we, nta nubwo adusobanurira kuzuzwa mwuka ni ibiki. Icyo atubwira ni uko bose buzuzwa mwuka wera. Muri iyi nyigisho rero turaza gutinda cyane kuri uyu murongo, tubanze dusobanukirwe ibi bintu bibiri. Ese mwuka wera ninde? Ese kuzuzwa mwuka wera byo bishatse kuvuga iki? Kubera ko imirongo ikurikiyeho badusobanurira ingaruka zo kuzuzwa mwuka wera, batubwira ibintu byabaye nyuma y'uko aba bantu bujujwe mwuka wera. Ndagira ngo rero mu nyigisho yacu dutinde kuri ibi bintu bibiri, tubanze tubone ibisobanuro by'ibi bintu bibiri. Mwuka wera ninde? Ese kuzuzwa mwuka wera bishatse kuvuga iki? Hanyuma turaza gusoza tureba kuki nk'abizera dukeneye kuzuzwa mwuka wera. Reka tudatinze tujye kuri iki kibazo cya mbere. Mwuka wera ninde? Gusubiza iki kibazo biradusaba kureba mu bindi bice byo muri Bibiliya, kubera ko hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 ntabwo Luka dusobanurira mwuka wera ninde. Biradusaba rero kureba ni iki bundi mu by'ukuri Bibiliya yigisha kuri mwuka wera. Reka duhere mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 n'umurongo wa 1. Bibiliya tubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo wa 2, ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, ngo maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Bigitangira Bibiliya igitangira batangiye kutubwira ibya mwuka wera. Batubwiye ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana ni kimwe na mwuka wera. Muri uyu murongo duhita tubonamo ibintu bibiri bikomeye kuri mwuka wera. Icya mbere, twabonye itangiriro ry'ibintu byose. Twabonye ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ntabwo batubwiye ngo yabanje kurema mwuka wera. Mwene magambo ntabwo bari kuduha itangiriro rya mwuka wera. Ushatse wahita wanzura ko ubwo ibintu byose byatangiye hari yahozeho mbere y'iremwa. Mbere y'uko hagira ikintu kibaho mwuka wera we yarahari. Icyo ni cya mbere. Hanyuma icya kabiri batubwiye ngo mwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe kiremwa nawe yarahari. Ibyo ni ibintu bibiri by'ibanze duhita tubona kuri mwuka wera. Yahozeho mbere na mbere y'uko iremwa ribaho yarahari, kandi mwiremwa yarari kumwe n'Imana. Iyo ukomeje gusoma, umva ntabwo turi busome Bibiliya yose ngo turebe buri murongo icyo ugiye uvuga, ariko iyo ukomeje gusoma ugera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 5, tukaza gutahura ko mwuka w'Imana ni Imana, kuko Ananiya na Safira ngo wabeshya umwuka wera. Hanyuma Petero akababwira ngo ntabwo ari abantu mwabeshye, ni Imana mwabeshye. Kubeshya mwuka wera bingana no kubeshya Imana. Ibi bivuze iki? Urumva ubwo tubonye ibintu bitatu. Icya mbere tubonye ko mwuka wera yahozeho mbere y'iremwa. Icya kabiri tubona ko mwiremwa Imana irema mwuka wera yarahari. Hanyuma icya gatatu, burya mwuka wera ubwe ni Imana. Ibintu bitatu biratangaje, ariko ntabwo ari umwihariko wa mwuka wera gusa, kubera ko iyo dusoma muri Yohana igice cya 1 uhereye ku murongo wa 1, Bibiliya itubwira undi muntu, reka mwite umuntu, nawe ufite ibi bintu byose uko ari bitatu. Ko Bibiliya itubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo, ngo Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana, ngo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose rero wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Uko bakomeza muri iki gice tuza gutahura ko Jambo ni Yesu barimo kuvuga. Urumva Yesu nawe afite bya bintu byose uko ari bitatu. Yahozeho mbere na mbere, yarahari mwiremwa, kandi ni Imana.
kugeza ubu ngubu tumaze kubona batatu. Dufite Imana Data, dufite Imana Mwana ari we Yesu Kristo, dufite n'Imana Mwuka Wera. Imana Data twarabibonye mu gice cya mbere, aho babwira ngo mutegereze ibyo Data yasezeranije. Ibi ngibi rero byasohoye gusohora k'Umwuka Wera ni bya bindi Data yasezeranije. Iyi Mana rero Data wasezeranye. Hanyuma uyu Data ni nawe twabonye Mwuka Wera yari ari kumwe mu irema, kubera batubwiye ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ni ukuvuga ngo hari Data hakaba na Mwuka. Hanyuma dufite n'Imana, dukunze kuvuga ngo ni Imana Mwana, ariko ni Imana Yesu Kristo, ari we tumaze kubona nawe ko yahozeho mbere na mbere, niwe Jambo yahozeho mbere na mbere, niwe ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, bivuze ngo nawe yarahari mu iremwa. Ubu rero ibi ni ibintu ushobora kwibeshyaho ukagira ngo abakristo basenga Imana eshatu, ariko ibyo ntabwo ari byo. Kubera iki? Kubera ko Bibiliya iratubwira mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 n'umurongo wa 4 ngo umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni we Uwiteka wenyine. Ntabwo Bibiliya yigisha ko hariho Imana eshatu. Nibyo Data, Umwana n'Umwuka Wera bose ni Imana, ariko ntabwo bivuze ko hariho Imana eshatu. Birumvikana iki ngiki nanone ushobora kukibeshyaho ukavuga ngo ubwo rero Data, Umwana n'Umwuka Wera bose ari Imana kandi hakaba hatariho Imana eshatu, ubwo Data niwe Mwana Yesu Kristo, niwe Mwuka Wera, cyangwa se Mwuka Wera niwe Yesu Kristo, ni nawe Data. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Kubera iki? Kubera ko Bibiliya itwigisha neza ko Data, Umwana na Mwuka Wera ni batatu batandukanye. Iki ngiki ni ngombwa kugicaho akarongo mbere yuko dukomeza. Buriya ku bakristo cyangwa se kubizera, twizera Bibiliya kurenza ibindi bintu byose. Kubera iki? Bibiliya niyo itubwira ibyo twizera. Mbere yuko tujya mu bindi bintu, duhera ku kwakira Bibiliya, Bibiliya ikatubwira ibyo twizera. Ni ukuvuga ngo tubwirwa n'iki Imana, ninde Imana imeze gute. Tureba icyo Bibiliya itubwira ku Mana. Tubwirwa n'iki uko ubuzima bugenda, tureba icyo Bibiliya itubwira ku buzima. Tubwirwa n'iki cyiza n'ikibi, tureba icyo Bibiliya itubwira. Umva, twizera Bibiliya kurenza ibindi bintu byose. Ntabwo rero dushobora kuvuga ngo hariho Imana eshatu, cyangwa se Yesu niwe Mwuka Wera niwe Data, kandi Bibiliya ibivuga bitandukanye. Aha rero niho nk'abizera dukura ko twizera Imana imwe mu butatu. Twizera Imana imwe kubera ko Bibiliya ivuga ko hariho Imana imwe, Uwiteka niwe wenyine, kandi twizera Imana imwe mu butatu kuko Data, Umwana n'Umwuka Wera ni batatu batandukanye. Dushatse rero gusobanura ibya Mwuka Wera mu magambo make, twavuga ngo Mwuka Wera ni umwe muri batatu bagize ubutatu bwera, kandi Mwuka Wera ubwe ni Imana yuzuye. Nibyo dushobora kuvuga muri aka kanya kuri Mwuka Wera. Reka twe kugitindaho, dusimbuke tugere ese ubundi kuzuzwa Mwuka Wera byo ni iki, bishatse kuvuga iki? Icyo nacyo ntabwo muri iki gice cya kabiri Luka akidusobanurira. Ntabwo atubwira ngo kuzuzwa Mwuka Wera burya byari bishatse kuvuga iki ngiki. Oya, biradusaba rero gusubira nanone mu yindi mirongo ya Bibiliya, tukagenda dusubira inyuma tukareba ese ibi bintu byo kuzuzwa Mwuka Wera byaje bite, byari bivuze iki. Mu Isezerano Rishya hari uburyo butatu abantu babanamo na Mwuka Wera. Uburyo bwa mbere naho Mwuka Wera arahari, nawe urahari, cyangwa se n'umuntu arahari. Bivuze iki? Araho nawe uraho. Ibi ngibi tubibona neza muri Yohana igice cya 14 n'umurongo wa 17, aho Bibiliya itubwira ukuntu Yesu ubwe niwe uri kubwira abigishwa be. Ku murongo wa 17 arababwira ngo niwe Mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora
kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi. Umva rero ngo kuko abana namwe, ngo arahari nabo barahari, abana nabo. Hanyuma umva ijambo rikurikiyeho ngo kandi azaba muri mwe. Kuba muri bo no kuba ari kumwe nabo ahari nabo bahari ni ibintu bibiri bitandukanye. So uburyo bwa mbere rero bwo kubana n'umwuka wera ni igihe mwuka wera ahari nawe uhari. Ibi ngibi Bibiliya yongera kubigarukaho mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 12, ari kubabwira ukuntu nta muntu ushobora kuvuga ngo Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Mu yandi magambo, mwuka wera aba ahari kuri buri muntu wese, ku bantu bose, atwinginga, adusunika, adutera umwete wo kwatura ko Yesu ari umwami, wo kwizera Yesu. Mu yandi magambo, wibuke mu Byahishuwe 3:20 hari ijambo rivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire. Niki kiri kuba? Hari igihe mwuka wera bari kumwe nawe, ariko hari nk'umuntu uri hanze uri gukomanga ku rugi, nk'umuntu ugutera umwete. Cya kindi nanone Yesu yavuze akavuga ngo nta ubasha kuza aho ndi data atari we umureheje. Uretse kuba data yamukuru, uretse kuba data yamureshya ngo aze ku mwana, naho ubundi ntabwo bishoboka. Icyo rero nicyo bivuze ko mwuka wera abana natwe, abahari kugira ngo adutere umwete, adusunikire ku kwizera Yesu. Ariko ku muntu wamaze kwizera, tujya ku bundi buryo bwa kabiri bwo kubana na mwuka wera, aho mwuka wera aza akaba muri we. Nicyo uyu murongo wa 17 w'igice cya 14 muri Yohana uri kutubwira ngo kandi azaba muri mwe. Bivuze ngo uyu munsi ari kubana nabo, arahari, ari kubatera umwete wo kwizera Yesu, ngo ariko hari igihe kizagera akaba ari muri bo, azaba muri mwe. Urumva bihura neza na wa murongo ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangiye. Ni igihe noneho mwuka wera yamaze kwinjira iwawe muri gusangira, ari mu buzima bwawe, ari muri wowe imbere. Urumva, ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ni igihe noneho mwuka wera akuzuye. Biratangaje, aba bantu Yesu abwira ngo abana namwe ubu ngubu kuko ni mu ndagihe mwuka wera abana namwe, hanyuma akababwira ngo kandi azaba muri mwe, ni nabo igihe kigera akabwira ngo mutegereze ibyo data yasezeranije. Wakwibaza ngo none se aba muri bo ryari? Iyi azaba muri mwe iri kuvuga iki? Iyo wigiye inyuma gatoya Yesu amaze kuzuka mu gice cya 20, urumva kuba Yesu amaze kuzuka bivuze ikintu kinini, kuko agakiza kacu cyangwa se kwizera Yesu kwacu akadukiza, akaduhindura abana b'Imana, kwizera Yesu wapfuye akazuka. Byari bigoye rero ko abavandimwe bizera Yesu atarapfa ku musaraba ngo azuke. Ntabwo yashoboraga kuba umucunguzi wabo until apfuye akazuka. Yesu rero amaze gupfa no kuzuka, hari ikintu akora. Muri Yohana ibice 20 ku murongo wa 22, amaze kuzuka yahuye nabo, ngo amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire mwuka wera. Mu yandi magambo, aba bantu bamaze noneho kwizera ko uyu niwe mukiza. Baramubonye apfa ku musaraba, baramubonye ahambwa, none yazutse. Baramubonye, barabyize, bamubonye koko niwe wazutse. Ubu noneho ntabwo bakize wa Yesu ukora ibitangaza uri gukiza abantu gusa, ahubwo bizeye Yesu wapfuye kubw'ibyaha byabo akazuka. Ngo hanyuma ngo Yesu ngo abahumekeraho, ngo arababwira ngo mwakire mwuka wera. Ahangaha niho noneho mwuka wera aje kuba muri bo. Igitangaje nuko aba bantu Yesu yahumekeyeho mwuka wera ngo abe muri bo,
ngo bamwakire, bavuga ngo mwakire mwuka wera, ni nabo tugera hirya mu byakozwe n'intumwa akababwira ngo mutegereze ibyo data yasezeranije. Yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebwe muzabatirishwa mwuka wera. Ari kubabwira ngo bategereze kubatirishwa mwuka wera. Wakwibaza ni iki kiri kuba hano? Kuki aba bantu bakeneye ikindi kintu? Hari ubundi buryo bwa gatatu aba bantu bakeneye kubanamo na mwuka wera. Nicyo biri kuvuga hano mu gice cya kabiri, ngo bose buzuzwa mwuka wera. Aba bantu bakeneye no kuzuzwa mwuka wera. Kuzuzwa mwuka wera rero byo bishatse kuvuga iki? Umva, twabonye abana nabo abatera umwete, akomanga kugira ngo bizere Yesu, bemere, abereka ibyaha byabo, abamurikira mu buzima bwabo, kugira ngo nibabibona bahitemo kwizera Yesu. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, iyo bizeye Yesu, ngo araza akaba muri bo, ngo abahumekeraho, kuko Yesu yawe ngo azaba muri mwe, ngo abahumekeraho, ngo bakire mwuka wera. Hanyuma hari uburyo bwa gatatu, noneho ibyo Yesu arimo kubasezeranya, ari kubabwira ngo mugende mutegereze ibyo data yasezeranye, muzabatirishwa mwuka wera. Mu yandi magambo, muzuzuzwa mwuka wera. Ari nabyo turi kubona muri iki gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa, noneho byasohoye, ba bantu bujujwe mwuka wera. Aha rero dukeneye gusobanukirwa bivuze iki kuzura mwuka wera. Kuzura mwuka wera mu magambo yoroshye ni nk'uko wakuzuza umupira wo gukina baro, ukayuzuza umwuka. Nubona baro itarimo umwuka, ntabwo iba ari baro, kuko ntiwayikina, ntabwo igenda, ntabwo iva hiri. Ariko iyo baro bayujujemo umwuka, iyo bamaze kuyihaga ikuzura umwuka, muzi ukuntu itangira kwidunda, itangira gukora icyo yaremewe nka baro. Kuzuzwa mwuka wera ni ibintu bijya gusa gutyo. Urumva ubugeze ahantu noneho iyi Mana, wibuke mwuka wera ubwe ni Imana, iza ikaba muri wowe, ikakuyobora, ikagutwara aho ishaka, ikakujyana. Nicyo yabasezeranije mu gice cya 8, ngo icyakora muzahabwa imbaraga, ngo umwuka wera nabamanukira, ngo namwe muzaba abagabo bo kumpamya. Hari ikintu gikomeye, iri jambo ngo abagabo bo kumpamya ntabwo ari nka bya bindi ngo wabibonye vuga uko byagenze. Oya, kuko ijambo bakoresha ni ryo mu Cyongereza bahindura ngo martyrs, cyangwa se ya nyito twita abapfuye bahowe kwizera kwabo. Mu Gifaransa ni les martyrs. Ba bantu bahowe kwizera kwabo. Mu yandi magambo ni nkaho yari kubabwira ngo muzaba abantu bo gupfira guhamya ko nazutse, muzaba abantu bo gupfira iyi nkuru nziza. Ntabwo rero guhinduka umuntu upfira kuvuga inkuru nziza ari ibintu bipfa kuza gutyo gusa. Bisaba izindi mbaraga, bisaba ko iyi nkuru nziza iba koko iri mu buzima bwawe, bisaba ko iyi Mana uri guhamya koko ibiri muri wowe, atari ibintu ngo warabibonye, ngo warabyumvishe gusa, ahubwo ari ibintu, ari ubuhamya bw'ubuzima bwawe bwite. Icyo rero nicyo bivuze kuzura umwuka wera. Ni igihe noneho uyu mwuka wera ari kukuyobora aho ashaka, ari kugutwara aho ashaka. Reba kuri uyu murongo wa 4 ikintu bavuga. Turacyari mu byakozwe n'intumwa igice cya 2. Kuri uyu murongo wa 4 batubwiye ngo bose buzuzwa umwuka wera. Umva ikintu cyabaye, ngo batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Mu yandi magambo, kuzuzwa umwuka wera bituma mwuka wera muri wowe atangira gukoresha ubuzima bwawe. Urugero rwa hafi ni ukuntu umwuka wera atangiye gukoresha akanwa kabo, akabaha kuvuga indimi z'ahandi hantu, indimi z'andi mahanga, akabaha kubasha kuzivuga. Umva, mwuka wera arimo kubayobora, arimo kugenga ubwonko bwabo, arimo kugenga ibitekerezo byabo, arimo kugenga
akanwa kabo ku buryo babasha noneho kuvuga izindi ndimi. Umva akantu keza, ngo nk'uko yabahaye kuzivuga. Ntabwo ari bya bindi by'iki gihe umuntu wese ari kuririyora mama n'ibiki byose. Ngo bari kuvuga indimi ngo nk'uko Mwuka Wera yabahaye kuzivuga. Ni ukuvuga ngo aba bantu hari ubushobozi bwihariye Imana iri gukoresha muri bo bwo gusangiza inkuru nziza abandi bantu. Ibi ngibi biratugeza ku kibazo cya gatatu. Twabonye ikibazo cya mbere, Mwuka Wera ninde? Ni umwe muri batatu bagize ubutatu bwera, ubwe n'Imana yuzuye. Ikibazo cya kabiri, ese kuzuzwa Mwuka Wera bishatse kuvuga iki? Ni igihe Mwuka Wera aza muri wowe akakuzura, akagutwara uko ashaka. Atari ukuvuga ngo atuye muri wowe gusa, ahubwo ni nawe ugenga ubuzima bwawe bwose. Mwuka Wera niwe ubufashe ya mbere mu buzima bw'uyu muntu, nuri kumukoresha ibyo ashaka. Reka rero twihute tugere ku kibazo cya gatatu. Ese kuki nk'abizera dukeneye kuzuzwa Mwuka Wera? Ibi ngibi uko ukomeza gusoma urabibona. Ku murongo wa 5 batubwiye ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muri rubaye abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvishe ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Reba ikintu kibaye, aba bantu buzuye Mwuka Wera. Aba bantu bamaze kuzura Mwuka Wera, noneho bari kubasha kubwira abantu inkuru nziza, bari kubasha kubwira abantu ibitangaza by'Imana mu rurimi aba bantu bumva. Inshuro nyinshi iyo uvuga ibintu uko ubyumva, ukibwira ngo ubwo ndi kubyumva cyangwa se ndi kubivuga uko mbyumva n'abandi barabyumva. Ariko umuhanga umwe yaravuze ngo kuvugana cyangwa se communication ntabwo ari ibyo wavuze, ahubwo ni ibyo abo ubwira bumvishe, kuko ibyo bumvishe nibyo bifite agaciro. Hano rero aba bantu bamaze kuzura Umwuka Wera, hari ikintu cyahindutse. Ntabwo bakirimo kuvuga mu rurimi bo bumva ngo babivuge uko babyumva, ahubwo bari kuvuga mu rurimi uwo bari kubwira we abasha kumva, kuko ngo bari kuvuga mu rurimi rw'iwabo kavukire. Aho ubwira umuntu ibintu akabyumva nk'uko bikwiriye, kuko ari kubyumva mu rurimi rwe. Ngiyo impamvu nk'abizera dukeneye kuzura Umwuka Wera. Dukeneye kurenga aho tuvuga ibintu, aho tuvuga ibitangaza by'Imana mu rurimi twebwe twumva mu buryo bwacu, ahubwo tukabasha kuvuga ibitangaza by'Imana, tukabasha gusobanura inkuru nziza mu rurimi abo tubwira bumva. Icyo rero nicyo gituma Yesu abwira abizera ngo mutegereze kuzuzwa Mwuka Wera. Mugera ahantu Mwuka Wera agenzura byose muri mwebwe. Mureke Mwuka Wera afate iya mbere mu buzima bwanyu, aba ari ubatwara aho ashaka. Kuko icyo gihe nibwo koko muzaba muri abagabo bo kumpamya. Ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Nguhereye Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera z'isi. Mu yandi magambo, uru rurimi, ubu bushobozi bwo kubwira ubutumwa bwiza abantu bo mu mahanga yose mu rurimi bumva, mu buryo bashobora kurwumva, bisaba gutwarwa na Mwuka Wera. Bisaba kwemera Mwuka Wera akaba ari uyobora ibyo uvuga, akaba ari uyobora ukubaho, akaba ari uyobora ibyo ukora. Aha rero ni ngombwa ko tubitekerezaho twitonze. Kubera iki? Umva igisubizo abantu batanze ku murongo wa 7, ngo barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Asiya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Ilibiya gihereranye ni Kurene n'Abaroma b'abashyitsi
n'abayuda b'abakomeza idini yabo, kandi n'abakirete n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barabumirwa bibayobeye, barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinzihira. Aba bantu ubwabo bari kwihamiriza bakavuga ngo ni ukuri turimo kubyumva mu rurimi rw'iwacu, noneho dutangiye kubisobanukirwa. Bakarondora amoko baturukamo, batangira gusobanukirwa koko ibyabaye ni ibiki. Birumvikana iki gice gisoza kitubwira realite y'ibi bintu. Ukuri kwabyo ni uko hariho abantu bamwe babyumvishe bakagira amatsiko bakabaza ngo ibi ni ibiki, hanyuma hakaba n'abandi babinegura ngo basinzihira. Uku ni ukuri ko kubwiriza ubutumwa ahantu hose. Nusobanurira abantu inkuru nziza y'agakiza, nusobanurira abantu ubutumwa bwiza, Mwuka Wera niyuzura muri wowe akaguha gusobanurira abantu ubutumwa bwiza, iteka uzabona ibi bisubizo uko ari bibiri. Hazaboneka abantu bumva bagize amatsiko, bumva bashaka gusobanukirwa kurutaho, bumva bashaka koko kumenya ibi bintu. Nibo bari kubaza ngo mbese ibi ni ibiki, barashaka kubisobanukirwa. Ariko hari n'abandi batitaye ku buryo wabisobanuye, batitaye ku by'Umwuka Wera yakoze, bazakunegura. Ngo abandi barabanegura bati basinzihira. Ibyo ni ubuzima busanzwe bujyanye no kubwiriza ubutumwa bwiza, bujyanye no kuba umuhamya wa Yesu Kristo. Icy'ingenzi ni iki? Icy'ingenzi ni uko nk'umwizera ukeneye kuzura Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe uguha ubwo bushobozi bwo gusobanura ubutumwa bwiza, bwo guhamya, ugahamiriza abantu mu rurimi bo ubwabo bumva. Ntabwo nzi wowe ururimi Mwuka Wera yaguhaye gukoresha. Ubwo ndavuga ku muntu wamaze kuzura Mwuka Wera. Iyo dusomye ibyanditswe byera, bitwereka ukuntu iteka umuntu wese Imana yahamagariraga kugira ibyo akora, cyane cyane mu Isezerano rya Kera, ngo yamusukiraga umwuka wayo. Urugero ruzwi cyane ni uwitwa Besaleli, uw'Imana yahaye umwuka w'ubukorikori n'ubuhanga kugira ngo abashe kubaza no gutunganya iby'ihema ry'ibonaniro. Ngo bya bintu byose dusoma Imana ibwira Mose ngo bagire gutya, bakate ibingana gutya, babigegene gutya, babisiga izahabu gutya, bayigire gutya. Hariho umuntu Imana yahaye ubwo buntu, yasukiye uwo mwuka wo kubitunganya. Hari wenda nawe Mwuka Wera hari ubushobozi bwihariye yaguhaye ushobora gukoresha. Ariko niba wuzuye Mwuka Wera, niba Mwuka Wera yuzuye muri wowe, ufite ubushobozi bwihariye bwo kugira abantu usangiza inkuru nziza y'agakiza. Nahawe ho kudapfusha ubusa ubwo bushobozi ukabukoresha. Ariko ntabwo abantu bose babashije kugera aho ngaho, aho buzuye Umwuka Wera. Abakristo benshi basigaye ahantu hahandi intumwa zamaze kubona ko Yesu wazutse ari wa wundi wabambwe, bamaze kwizera Yesu ndetse yabahumekeho ngo bakire Mwuka Wera. Hanyuma bamaze kwakira Mwuka Wera, baragenda barituriza, baguma aho ngaho, bagira ngo birahagije, barekeraho. Basigaye babaho ubuzima buyobowe nabo ubwabo n'ubwenge bwabo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose barabiteranya. Ni gahunda yoroshye, uriga ukarangiza kwiga, waba wize neza ukabona akazi, wabona akazi ugashaka, ibintu nk'ibyo. Ni uko ubuzima bwabo bumeze. Ni ibintu biri rutine bisanzwe. Ariko niba waramaze kwizera Yesu, saba Mwuka Wera akuzure, akuyobore, agukoreshe. Kubera ko ntabwo wakijijwe ngo ukomeze kubaho ubuzima busanzwe.
wakijijwe ngo iyi nkuru nziza y'iby'Imana yakoze mu buzima bwawe ntuyihererane, uhinduke nawe umusirikare wa Kristo, uhinduke nawe umuntu wo gutwara iyi nkuru nziza ku bandi bantu. Ntabwo nzi ni bangahe urimo guhindura kuba abigishwa ba Kristo, ariko kimwe mu bituma ubaho ubwo buzima butitaye ku guhindura abantu kuba abigishwa ba Kristo nuko nubwo Mwuka Wera ari muri wowe urakiyobora, uracyakora ibintu byose nk'uko ubishaka, nk'uko ubitekereza. Ntabwo uri kwemerera Mwuka Wera ngo akuzure akuyobore. Ariko ibijyanye n'ukuntu umuntu abona Mwuka Wera, ukuntu umuntu yuzuzwa Mwuka Wera muri we, Yesu arabisobanura muri Luka igice cya 11. Mu gice cya 11 Yesu aba arimo yigisha abigishwa be gusenga, hanyuma akabaha urugero rukomeye, akababwira ngo ese umubyeyi umwana we yamusaba ifi akamuha inzoka? Ese yamusaba umugati akamuha ibuye? Umurongo wa 13 ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera abamumusabye? Nta kindi ukeneye gukora niba ushaka kubaho ubu buzima buyoborwa n'Umwuka Wera, ubu buzima burimo koko imbaraga z'Imana, aho ubasha guhamya ibya Kristo utitaye ku ngaruka bishobora kukugeraho, utitaye ngo baraguseka cyangwa se biragenda gute. Ntabwo ari imbaraga twifitemo ku bwacu, ku bwa kavukire yacu, ni imbaraga z'Umwuka Wera zibikora muri twe. Icyo ukeneye rero nta kindi, Data ntabwo azabura guha Umwuka Wera abamumusabye. Ukeneye gufata umwanya wawe ukongera ukinginga Imana, ukabwira Imana ngo Mana sukira Mwuka Wera, ongera unsukire Mwuka Wera, anyuzure anyobore. Ndashaka kubatizwa mu Mwuka Wera, ndashaka gutwarwa n'Umwuka, ndashaka kubaho ubuzima buyoborwa n'Umwuka Wera. Kuko iki ngiki nicyo Yesu yasezeranije abigishwa, nicyo ari kubwira abigishwa gutegereza, guhabwa imbaraga z'Umwuka Wera, aho Mwuka Wera ahinduka imbaraga muri bo zibayobora, zibakoresha, kugeraho abasha no kugenzura ururimi rw'aba bantu ngo bagatangira kuvuga indimi nk'uko Mwuka yabahaye kuzivuga. So reka inyigisho nayo tuyigarukiriza ahangaha. Twarebaga ibintu bitatu by'ibanze ku Mwuka Wera. Icya mbere, Mwuka Wera ninde? Mwuka Wera ni Imana yuzuye, ni umwe muri batatu bagize ubutatu bwera. Icya kabiri, ese kuzuzwa Mwuka Wera ni iki? Twabonye ko hariho uburyo butatu bwo kubana na Mwuka Wera mu Isezerano Rishya. Hari abantu Mwuka Wera arahari, nabo barahari, arimo arabinginga, arimo arabakomanga kugira ngo bizere Yesu. Kuko nta muntu ubasha kuvuga ngo Yesu ni umwami atabibwirijwe n'Umwuka Wera. Ibyo ngibyo ni ngombwa kwica akarongo aka kanya. Kubera iki? Nawe birashoboka ko nuko nguko ubanye na Mwuka Wera. Impamvu uri kureba iyi nyigisho ni Mwuka Wera uri kukwinginga kugira ngo ahari wizere Yesu. Rwose ntiwinangire umutima. Niba wumva ibintu byo kwizera Yesu uri kwibaza ngo ese ni ibiki, ngo ese ko numva ntabizi, ko numva ibyo bintu bya Mwuka Wera, rwose nta kindi kimenyetso ukeneye, nta kindi gihamya ukeneye. Aka kanya Mwuka Wera arimo arakwinginga ngo wizere Yesu, arimo arakwinginga ngo umwemerere akubere umucunguzi. Bimusabe none ahangaha, mubwire emera Yesu akubere umucunguzi, kuko nicyo Mwuka Wera ari gukora. Arimo arakomanga ku rugi rw'umutima wawe, nukingura arinjira muri wowe, araguha ubushobozi bwo kunesha icyaha, araguha ubushobozi bwo kubaho ubuzima bw'ubutsinzi. Ariko bitangirana no kumwemerera akinjira muri wowe. Nuko wemera kwizera Yesu, wemera ko uri umunyabyaha, ukeneye Yesu ngo akubere umucunguzi, hanyuma Mwuka Wera araza mu buzima bwawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, twabonye hari abantu babanye na Mwuka Wera ari muri bo. Iyo umuntu amaze kwizera Yesu, Mwuka Wera araza akaba muri we.
ariko ntabwo agukoresha ku gahato, ntabwo agukoresha ibyo udashaka cyangwa se ibyo utamwemereye. Bigusaba gutera indi ntambwe ukamuha ubutware mu buzima bwawe, ukamwemerera akakuyobora. Uburyo bwa mbere bworoshye ni ukwemera icyo ijambo ry'Imana rivuga ukagikurikira. Urumva, iteka iyo wumvishe ijambo ry'Imana uba ufite amahitamo. Ushobora guhitamo kumvira ibyo ijambo ry'Imana rikubwira cyangwa se kwikomereza mu nzira zawe. Abantu benshi ntabwo babaho ubuzima bwuzuye Mwuka Wera kubera ko ibyo ijambo ry'Imana ribabwira babishyira ku ruhande bakikomereza mu nzira zabo. Nta bundi buryo Mwuka Wera abasha gukora muri wowe keretse niwemera icyo ijambo ry'Imana rikubwira ukagikora. Niwitoza kumvira Imana. Uko witoza kumvira Imana muri gato bigenda bikura muri wowe. Ariko uko wanga kumvira Imana muri duto, rwose ugenda urushaho gutana wigomeka ku Mana. Icya gatatu ni abantu buzuye Mwuka Wera. Aba nibo babasha guhamya, aba nibo babasha gukora bya bikorwa by'indashyikirwa, bya bikorwa byo kwizera natwe tureba tukavuga ngo ariko uriya muntu abigenza ate, uriya muntu abikora ate. Ntabwo ari we, ni Mwuka Wera muri we. Nabahaye urugero rw'umupira w'amaguru cyangwa se baro. Iyo iri mu mwuka nibwo ibasha gukora icyo yagenewe. Ni kimwe n'igipirizo. Iyo igipirizo kiri mu mwuka gihaze nibwo kibasha kuguruka, nibwo kibasha gusimbuka. Nawe emerera Mwuka Wera akuzure rwose. Nta kindi bisaba. Yesu yarabivuze muri Luka 11:13 ngo ntazabura guha Mwuka Wera abamumusabye. Icyo ukeneye ni ugusaba Mwuka Wera akakuzura, ni ukongera kubwira Imana ngo Mana nyuzuza Mwuka Wera, nyobora aho ushaka, nanjye nk'ubushobozi bwo guhamya. Kubera ko yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu no kugera ku mpera z'isi. Imana iguhe umugisha. Twarebaga ibintu bitatu by'ibanze ku Mwuka Wera. Reka tuzabonane mu nyigisho y'ubutaha. Mwakoze cyane.